Ikaze kuri PQS TV by'umwihariko mwe tubana umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Nimba uramaze gukora subscribe uri umuntu w'ingenzi cyane, ariko nanone muri kubona n'ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya PQS TV, ndakwinginze kora subscribe ufungure inzogera kugira uko biza korana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero tubazaniye iki munsi tugiye kureba hamwe top 10 n'abastari 10 mu Rwanda baturuka mu miryango ikennye kurusha abandi. Gusa nk'uko mubizi ubuzima bubisi iherezo, ahubwo ni intangiriro yo kugera ku ndoto y'ubuzima bwawe. Dore rero abastari 10 mu Rwanda baturuka mu miryango ikennye kurusha abandi, ariko kubwo kwiringa bakaba barabigezeho. Nk'uko musanzwe mubimenyereye cyangwa se nk'uko mumaje kubimenyera, duhera ku mwanya wa 10 tumanuka kugera ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 rero turasanga honde, ku mwanya wa 10 turasanga umuhanzi witwa mu buzima bubi, ariko agakunda kuvuga ko akunda kubaho abikesha imbaraga ze no gukunda umuziki muri rusange. Ubu rero yari umuhanzi wa 10 mu bahanzi baturuka mu miryango ikennye, Eric Senderi. Yakuriye mu buzima bukakaye cyane kandi bunagoye, ubwo yabakundaga kuba ari kwitangazamakuru cyangwa se ku magambo akundaga kwandika ku mbuga ze nkoranyambaga, yakundaga kuvuga ko yakuriye mu buzima bugoye. Mwanya wa 9 turasanga umunyarwenya cyangwa se umukomediye Mike Sengazi, akaba yaramenyekanye mu Rwanda by'umwihariko muri Comedy Night. Yavuze ko yakuriye mu buzima bugoye cyangwa se mu buzima bubi cyane bukakaye, ariko ubu ngubu kubera ko yakomeje akora ahatana cyane ubu ngubu bikaba bimaje kumugeza ku rwego rwo hejuru kandi rushimishije, akaba akunzwe cyane mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Uri yari umusitari wa 9 uturuka mu muryango ukennye kurusha abandi bastari bo mu Rwanda. Mwanya wa 8 turasanga umunyarwenya cyane ukunzwe mu Rwanda, by'umwihariko abakunda komedi, abakunda amaseri cyangwa se amafilimi muri rusange. Arakunzwe kuko mu Rwanda ndetse no hirya no hino, haba hanze y'u Rwanda, mu Burundi, muri Kongo, no ndetse no hirya no bindi bihugu byose bigiye bitandukanye, arakunzwe kuko cyane. Bamwita Eric Ujeneza, akaba yaramenyekanye ku mbuga nkoranyambaga bamenya rero ni umunyarwenya n'umukinnyi wa filimi muri rusange, ariko nawe akaba yaraturutse mu maryango cyangwa se akaba ari wa muntu nawe agiye ukura abura icyo kurya cyangwa se abura imyenda cyangwa se amakaye amujyana ku ishuri. Nawe yaje kwiringa rero kubw'amahirwe aza kubona ukuntu ajya muri komedi, atangiye akina komedi, ariko ubu ngubu afite Bamenya series, ni umukire ameze neza, akaba nari mu bastari baturutse mu miryango ikennye barabashije kubura umunyu cyangwa se kubura n'ibiryo byo kurya. We yari umusitari wa 8 mu bastari baturuka mu miryango ikennye cyangwa se bagiye bakura bahasoringa cyane bastaraguriga kugira ngo babashe kugera ku cyo bagezeho ubu ngubu. Twose cyane rero katugende ku mwanya wa 7 turasanga umuhanzikazi ukunzwe cyane mu ndirimbo nyinshi zagiye zitandukanye nka Seires, Fake G, Boom n'izindi nyinshi mwagiye mumenyeraho. Yaho nta wundi rero yitwa Aline Sano, akaba yaturutse mu karere ka Rusizi mu murenge wa Gikungwe, aho ngaho ni mu ntara y'Iburengerazuba. Uyu mukobwa nawe rero niwe mukobwa wa 7 cyangwa se ni umusitari wa 7 uturuka mu muryango ukennye, by'umwihariko bivugwa yuko yanagiye yirira amashuri amwe namwe cyane n'ibijyanye n'imyuzi we ya muzika. Akaba ari umukobwa rero ukunzwe, by'umwihariko anagiye nahabwa n'ibihembo byinshi bigiye bitandukana byo muri Afurika, by'umukobwa uzi kuririmba cyane ufite ijwi kurusha abandi bakobwa mu Rwanda. Umukobwa rero nahoze no muri korali y'Abadive, abantu benshi muranabizi, ubwo yaje kuvamo nyine yerekera mu muziki nyarwanda, ariko yari haso cyane kugera ubu ngubu afite amafaranga, nawe araryoshye ameze neza nubwo yaturutse mu muryango ukennye. Gusa Aline Sano nta kindi kintu kimuvugwaho cyangwa se kimugaragaraho, nta sheri, nta mwana, nta mugabo, nta n'ibintu byinshi yewe akunda no gutangaza muri showbiz cyangwa se muri industry nyarwanda. Uwo rero yari umuhanzi cyangwa se yari umusitari wa 7 uturuka mu muryango utishoboye cyangwa se utifashije muri rusange. Ukomeje rero katugere ku mwanya wa 6, ariko mbere yuko tujya ku mwanya wa 6 ndagusabye nimba ariko n'ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya PQS TV, ndakwinjize kura subscribe ufungure inzogera kugira ukomeza korana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Tugere rero ku mwanya wa 6 turasanga undi musitari nawe uturuka mu muryango ukinye cyangwa se nawe wastaragurinze kugira icyo kugira ngo abashe kugera aho ageze. Uwo musitari rero nta wundi ni Kizito Mihigo nyakwigendera, wamenyekaye mu ndirimbo nyinshi cyane zagiye zifasha urubyiruko, by'umwihariko muranamuzi yagiye yandikiye amakorali agiye atandukanye cyane gaturika, n'indirimbo yagiye ahanga nyinshi cyane abantu bagenda bakoresha mu buryo bw'igihugu cyangwa se mu bijyanye n'imico y'igihugu. Abantu benshi muramuzi Kizito Mihigo yitabye Imana, nawe niwe musitari wa 6 uturuka mu miryango ikennye, ariko ubu ngubu nubwo yitabye Imana ariko nayo araho yari amaje kugira, by'umwihariko mu bijyanye n'amafaranga. Uwo rero umuhanzi cyangwa se umusitari wa 6 uturuka mu muryango ukennye.
Dukomeje ko tugende ku mwanya wa gatanu turahasanga undi musitari nawe uturuka mu muryango ukennye cyangwa se nawe utari wifashije. Uwo musitari nta wundi nawe arakunzwe cyane mu Rwanda, akunzwe n'abakobwa, akunzwe n'abasore, akunzwe n'urubyiruko ndetse n'abakecuru. Mwagiye mumenyera mu ndirimbo nyinshi yagiye akora, iri joro, Pasadena, ni Bidu n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye nka za Vore, ni nyinshi cyane mwagiye mumenyeraho. Uwo musitari rero nta wundi ni Christopher Muneza, nawe akaba yaravukiye mu muryango utishoboye, by'umwihariko nawe muramuzi mu myaka yashize cyangwa se mu myaka ya kera. Ni umusitari wigeze no gukundwa cyane cyane, arakundwa kugeza n'ubu ngubu, aracyanakunzwe n'abatari bakenya. Kuri ubu rero abarizwa mu gihugu, ntabwo ubu ngubu ari kubarizwa mu gihugu cy'u Rwanda, ubu nawe yagiye mu butembere mu bindi bihugu by'amahanga. Ariko ubu ngubu uwo musitari rero ikintu namuvugaho muri make ni uko umuhanzikazi Marina Deborah yigeze gutangaza avuga ko yigeze gukunda uwo musore Christopher Muneza, ariko kubera impano yiwe ubu ngubu nawe yarafayitinze, arahasoringa, arya umukungugu, arya ivumbi, ariko ubu ngubu nawe afite ikintu agezeho. By'umwihariko impano yiwe yayikoresheje neza, imubyarira amafaranga. Ababyeyi be nawe bavutse cyangwa se yavutse ababyeyi be nabo batifashije, nta kintu bafite, ariko ubu ngubu ameze neza, afite amafaranga, arakize. Ibindi wamenya kuri uwo muhanzi Christopher rero Muneza ni uko nawe Christopher nta kintu ajya apfa gutangaza, by'umwihariko mu bijyanye na showbiz nyarwanda. Ni wa muhanzi ukora indirimbo rimwe na rimwe akabikora mu ndirimbo, ariko nanone cyangwa se si wa muhanzi ukora indirimbo cyangwa se nk'umwuga cyangwa se nk'uri wa muntu nyine uba ubihoraho, by'umwihariko nyine nka kuriya tubona ba Bruce Melody, ukabona mu kwezi afite nk'indirimbo 3. Christopher we yaragenda akaba yamara n'umwaka cyangwa se amezi angahe akazashira indirimbo hanze. Christopher nawe rero nta bindi bintu byinshi bimuvugaho cyangwa se akunda kugaragara mu bimwe na bimwe, cyangwa se tugenda tubona abasitari bagenda bahuriramo, ntabyo, nta mwana, nta sheri, nawe nta mugore, kandi ubu ngubu ari single. Katugende ku mwanya rero wa kane turasanga umuhanzi cyangwa se umusitari nawe ukunzwe cyane 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 mu Rwanda. Arakunzwe koko mu ndirimbo zagiye zitandukanye cyangwa se indirimbo zagiye zihitinga, akunda kujya kuririmbira mu makwe abageni, akajya kuriza abageni. Uwo musitari muramuzi cyane, nawe yaturutse, uwo ni nta wundi rero ni Soshomura, niwe musitari wa kane uturuka mu muryango ukennye. Soshomura nawe rero yaturutse mu muryango ukennye, akaba avukira i Gikondo, nawe yarasorinze, nubwo byabaga byanze akabura amafaranga amujyana muri studio cyangwa se yo gukora video, ariko yagomeje gufightinga, by'umwihariko abikesha no guhozaho muri rusange. Ubu ngubu nawe ameze neza. Ubushoshomunara rero nawe ntago ari kubarizwa mu Rwanda, nubwo afite umugore, ariko ubu ngubu nawe yagiye mu bihugu byo hanze mu butembere, ariko bivugwa yuko ashobora kuzagaruka. Niwo musitari nawe wa kane mu Rwanda rero, nawe uturuka mu muryango ukennye cyangwa se utari wifashije. Soshomura rero akomeza avuga ko nawe yarabayeho mu buzima bubi cyane cyane, bunagoye, bunakakaye, mbere yuko amenyekana cyangwa se mbere yuko aba umusitari. Ariko ubu ngubu umuziki akora ubu ngubu amugeze ku rwego rwo hejuru, ubu ngubu ahantu atambutse nawe aratambuka bagakoma amashyi. Soshomura muramuzi ko turimo twese tugiye dutandukana, twanakunzwe n'abantu benshi cyane, by'umwihariko abantu baba bagiye bakundana. Izo ngizo murazizi, yakoranye n'indirimbo yitwa Bambe Soshomura, bakoranye na Papa Cyangwe, iyo ndirimbo nayo yarakunzwe cyane. Yakoze n'izindi ndirimbo cyane nk'umuturanyi, izo murazizi, n'izindi nyinshi cyane. Soshomura nawe ngubu arakunzwe, nababwira ko ari we musitari nawe wa kane ubu ngubu uturuka mu muryango nawe ikennye, itari yishoboye. Gusa guys, ndagusabye nimba uri kubona ari ubwa mbere kuri channel yacu ya PKOS TV, ndakunyuze kuri subscribe, ufungure inzogera kugira ujye ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Dukomeje rero tugende ku mwanya wa gatatu, turasanga nabwo undi musitari nawe waturutse mu muryango ukennye cyangwa se utishoboye, ariko uwo musitari akaba akunzwe cyane. Ni umuhanzi, afite indirimbo zagiye zitrendinga hirya no hino ku isi, arakunzwe mu Rwanda koko, akunzwe n'abatari bakenya, akunzwe n'urubyiruko, abakobwa, abasore, abasaza ndetse n'abandi bantu. Uwo muhanzi rero nta wundi uretse n'izi maji zanjye nzatigitange ngutsindire kwaje. Uwo muhanzi rero nta wundi ni Kenny Solo, akaba yaravukiye i Nyamirambo, nawe yakuze mu muryango utishoboye cyane cyane, nawe yarahasorinze biranga. Ubu ngubu uwo Kenny Solo bivugwa yuko yatangiye umuziki afite imyaka 13, ariko mu gufightinga cyangwa se mu kubikesha guhozaho, urumva ku myaka 13 umuntu utangiye imyaka 13 akavukira mu buzima bugoye cyangwa se mu buzima bwa gikene, urumva ni ibintu biba bigoye cyane kubyumvisha abantu. Ariko ubu ngubu nawe ameze neza, ubu ngubu afite
afite amafaranga ajya kuri indirimbo nyinshi cyane zagiye zinamutuma anazamuka abantu bagenda banamumenya, ndetse ubu ngubu uwo musore akaba yaranabarizwaga mu itsinda rya cyangwa se akaba yarabarizwa muri 155 AM rya Coach Kelly, ariko ubu ngubu uwo musore ntago akibarizwamo, ubu ngubu asigaye yikorera umuziki ku giti cyiwe. Ni urugendo cyangwa se ni inkuru ndende ku musore witwa Kenny Solo kuva ku myaka 13 kugera ku myaka ubu ngubu afite umugore n'umwana, nicyo nababwira cyane cyane. Kenny Solo rero yavuze yuko ijambo mu buzima bwiwe atarabwirwa, ngo nta muntu uramubwira ko ari muremure, gusa Kenny Solo nawe arakunzwe, mwite Kenny Solo. Nawe yavukiye mu muryango rero ukennye, cyangwa se yavutse mu iwabo nta mikoro nta n'ubushobozi banafite, ariko ubu ngubu akaba afite amafaranga, nawe ameze neza araryoshye. Gusa guys, wowe udukurikiye muri kano kamanya kuri PQS TV, ndagusabye niba nawe hari igitekerezo cyangwa se hari umusitari wabuzi nawe tutashize muri top 10, nawe akaba aturuka mu muryango cyangwa se muri famiye idakize cyangwa se nayo ikennye, twandikire muri comment utubwire ati ngo uyu musitari nawe ndamuzi, aturuka mu iyi famiye nawe idakize. Gusa nanone mbere yuko tugenda ku musitari wa kabiri cyangwa se ku musitari wa mbere, ndagusabye nimba uri ko na rugamba ugeze kuri channel yacu ya PQS TV, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Ubu ngubu ndi kwibaza, abantu benshi muri kwibaza, ese ninde uri ku mwanya wa kabiri cyangwa se ninde uri ku mwanya wa mbere? Gusa nkuko mubizi, reka tugende ku mwanya wa kabiri tudatinze. Turasanga ni umusitari, ni umuhanzi, arazwi, arakunzwe, afite igitinyiro hirya no hino ku isi, yakoze izina, yakoze n'igitinyiro, ndetse abantu benshi baranamuzi mu bikorwa bigiye bitandukanye hirya no hino. Uwo nta wundi rero kambanzemo none nanjye kumuvuga ubu ngubu ndi kumva nanafitemo ikintu cy'ubwoba. Uwo nta wundi rero kambanze mubabwire, ni Habibi kamu Swisi, umubwire ese wabuze uko wanzonze mami. Uwo nta wundi rero bamwita The Ben Tiger, akaba ariwe musitari uturuka mu muryango cyangwa se muri famiye nawe itishoboye ikennye. Nawe avuga ko yaturutse mu buzima bugoye cyane cyane, nawe kubona ngo umunyu no kubona icyo kurya no kwambara, avuga ko nawe byagiye bimugora. Tiger rero akunzwe n'abakobwa cyane, arakunzwe, abasore baramukunda ndetse n'abamama nawe bakamukunda. Uwo Tiger rero icyo nakubwira nuko afite umugore ubu ngubu nawe witwa Pamela, yabaye Miss Rwanda, ni umukobwa mwiza cyane nawe uteye neza. The Ben kandi nicyo nababwira nuko ari umusore ko kwateruye, ubu ngubu bafitanye umwana n'umumisi witwa Pamela, bafite umwana umwe. Ikindi navuga nuko The Ben ubu ngubu abarizwa muri Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko rimwe na rimwe akaba agaruka mu Rwanda, rimwe na rimwe atewe n'ibikorwa bimuzanye mu Rwanda. The Ben aheruka gukora igitaramo mu Rwanda cyatrendinze cyane ubwo yuzuzaga Pike Arena, abantu murabyibuka muri mwaka wa 2025 ku itariki ya mbere y'ukwa mbere. The Ben akomeje guca agahigo, nawe rero aturuka mu muryango ukennye, yavukiye hariya nawe Nyamirambo, nawe arakunzwe cyane mwite The Ben. Dukomeje rero tugende ku mwanya wa mbere, turere hamwe umusitari nawe uturuka mu muryango ukennye cyane kurusha abandi basitari bose babashije guturuka mu muryango ikennye, ariko ubu ngubu bakaba bageze aho bageze. Ubu ngubu ni umuhanzi, arakunzwe cyane, afite indirimbo nyinshi yagiye akora zigahitinga, haba mu Rwanda ndetse no muri Afurika, haba hirya no hino ku isi. Arakunzwe koko, afite collab, afite ibihembo byinshi, ndetse ubu ngubu uwo muhanzi mu Rwanda ni nawe wa mbere ubu ngubu, navuga ko mu ba mbere mu bahanzi nyarwanda. Ubu ngubu uwo muhanzi nta wundi nawe rero, reka mubabwire iyo ndirimbo iyo I can never do it as my own, cause I will never will you Soweto. Uwo nta wundi rero ni Itayiwacu Bruce, wamenyekanye nka Bruce Melody. Niwe muhanzi wa mbere dusanga kuri top 10, cyangwa se niwe muhanzi wa mbere dusanga mu basitari 10 mu Rwanda baturuka mu miryango ikennye kurusha abandi basitari. Bruce Melody akaba yaravukiye Kicukiro Kigali, ni umwana w'i Kigali, nawe yarasorinze cyane kugera ubu ngubu, afite imodoka ihenze cyane, afite amafaranga, niwe muhanzi ufite amafaranga menshi mu Rwanda, atunze amamiliyoni, ariko yaturutse mu miryango ikennye kubera
kubera kwihiringa bikesha guhezaho no kurya utwondo, ubu ngubu ameze neza, arakize, aratunze, ubu ngubu atunze famiye ye. Icyo nakubwira nuko afite umugore n'abana batatu, ubu ngubu bameranye neza. Bruce Melody icyo nakubwira kindi nuko yagiye yitabira amarushanwa agiye atandukanye ndetse no muri Afurika, ariko akunda ahakura ibihembo bitandukanye muhanzi Afurika cyangwa se muhanzi nyarwanda, umuziki mpuzamahanga ukanakundwa. Iyo rero ya top 10 cyangwa se top 10 abantu baturuka mu miryango ikennye mu Rwanda kurusha abandi, by'umwihariko nka star. Niba nawe hari ukuntu cyangwa se uri kubyumva ukabona hari umuntu tutashimo kandi hagombye kujyamo, jya muri comment utwandikire utubwira ati ngo uyu muntu yarakwiye kujya muri top 10 nawe, cyangwa se uyu mustar nawe yarakwiye kujya muri top 10 nawe aturuka mu miryango ikennye. Gusa icyo nagusaba, nimba iyi video wayikunze, ntibagirwe gukanda like, comment, unayishengere no ku nshuti zawe, ariko by'umwihariko muri kubona rugamba igeze kuri channel yacu ya PQuest TV, ndakwinjize kuri subscribe, ufungure inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu.